mukunzi, ese ningucurangira urukundo mu manota yose uzemera kwakira iyo njyana? Ese ni indirimbo urwo ngukunda uzaturisha umutima unyurwe n'amagambo meza umuhogo wanjye kubikiye? Mukunzi, sindi kure yawe no mu bitekerezo turahorana, icyo ngusaba ni ukuguma muri uyu mutima ugukunda bitagereranwa. Maze mukunzi, nubona iminsi ikabije kuba myinshi tutari kumwe, ntuzacike intege, kuko intego niyo ntero mu buzima bwacu. Mukunzi wanjye, uremera kuzambera ururabo ruhumura buri gitondo uko mbyutse nkiyumvira umubavu wawe utamye hose? Mukunzi, nsezeranya ko ninkubera ruhamwa uzaba icyuzuzo maze inshinga ikaba gukunda, maze tukiremera interuro iruta izindi. Uri izingiro ry'ibyishimo byanjye cyomoro, uri ishema rimara ishavu, kuko aho wageze ubwigunge burahimuka. Nuko ngeze kuri rya reba ndicara ndatekereza, urukundo rurandenga maze ndatwarwa, nakireba nkiyoberwa nkabona ndasa n'urukundo. Mukunzi mwiza nkunda, kujya kure aho utari ni nko kubura ubwato bunyambutsa mu nyanja ngari. Ni kenshi unyibira roho ukantuma kure aho ntazi ngo mpige utunyenyeri, nakibuka ko ari wowe nyenyeri ihiga izindi zose nsize iwanjye, ngataha ntuje nti nyenyeri imurika mu mwijima ugahunga, cyo nsanga kuko ntazengurutse amahanga yose nsanga ntawe musa. Uri nkuru muri zo kuko ubwawe urihagije kumurika isi igasa n'amanywa n'igihe bugorobye. Iyo nza kuba Yakobo w'iyi minsi, kugutsindira nka Rasheli ntibyari kuntwara imyaka 14 gusa, ahubwo nayo gutanga ubuzima bwanjye ariko nkakubona iruhande rwanjye. Nzavuga uko nkubona bwire buke ntaruhutse, maze uzarambirwa kuntega amatwi atwara igihe cye, kuko bigoye kumva neza ibyiza utabayemo. Iyo abahindi si ngo nyiguhe, uyitura ubwawe utuje mukunzi wanjye, aho inyoni zizakuririmbira zose, aho imisambi izahiga, umuyaga ugahuha, amafi agahoraho uriteka. Kuvuga byinshi siko kubisoza mukunzi wanjye, ndagukunda ibyo bimenye, nzakuririmba mwiza wanjye, abanzi nibarambirwa kumva iyo ndirimbo bazahungira kure aho utari, kuko ukwiriye ibyiza. Mukunzi, ndagukunda.